Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane. Ngarutse rero ku isaa tatu n'iminota 30 muri studio za Nino TV kugira ngo tubagezeho update ku makuru agezweho aka kanya twakiriye nyuma y'ikiganiro tumaze gukora kuri Kivu iwacu twerekana uburyo muri axe kabisa ya Nyakigano aduyi washatse gupenetra yakubiswe, ariko amakuru tubabwiye ubu tuzanye indi verisiyo, ubu ikibuga kiracuramye. Mu by'ukuri nababwiye ko aba bazarendo ngo harimo abarwana ku manywa, aba Mutayomba, aba ba Kigingi, aba bande izi FDR, aba Barundi, ariko ngo nijoro iyo bimaze kugera nijoro, iyo bimaze kuba mu kabwibwi, ngo iyo bita special force hibu niyo ihita yinjira mu kibuga. Magingo ya rero M23 nitareba nabi ibintu bishobora kwibana ibindi. Ubu tuvugana Runigi Tombe, Kanyaru Tombe, abazarendo bamaze kwinjira muri izi axe. Ariko nanone baravuga iki, baratangaza iki? Reka twumve amajwi y'abaturage lokale bari hariya muri ziriya axe. Soransaranya ko ari kwakobwa ku Kanyaru kubera watuye hajya ku soko, niho ari kabisa hajya uzi habaga ibiro ku Kanyaru ku soko, niho zarendo ziri. Kanyaru zayikandagiyemo buno mu masaha 12 kuri abafunga inzira iri kuvamo ibyo kurya. Nicyo kibazo, inzara niyo bana dukumbi, inzara niyo mbi no hano mu Rubaya. Kuri abafunga inzira iri kuvamo ibyo kurya, nicyo kibazo, inzara niyo mbi no hano mu Rubaya. Ho ni kugura udukara ukagura n'uturyo ugashira mu nzu, mu kugwana intambara mu centre niyo munsi gumwe. Nuko Kanyaru ngo bari kwiruka basoranje guca bari mu bigunda. Mji wa Kanyaru hata na ni katika mapambano yenyewe ambayo ilizuka tangia asubuhi kabisa, ambayo iliacha wazalendo wanafanikiwa kuishika mji wa Runigi hata na Kanyaru yenyewe imeanguka kwenye mikono ya wazalendo kwa hizi masaha za jioni, saa 10 za jioni, ndipo tayari hii Kanyaru imeanguka kwenye mikono wala kwenye nyavu za wazalendo. Hii coalition wala hii muungano ya wazalendo ambayo inajulikana ngabo rero ni abazalendo mu by'ukuri bamaze kwinjira muri axe ya hehe, muri axe ya Kanyaru ndetse no muri axe ya Runigi, bakaba binjiye neza. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko bagerageje kwa divansinga banyuze, icyo kintu cyumve neza cyane, nyuma y'uko bagerageje kwa divansinga baciye Cyugi, nyuma y'uko bagerageje kwa divansinga baciye ahangaha Kinigi bikanga, abazarendo bahisemo gukina trick M23 kugira bapenetre binjire banyuza ahangaha Kanyaru, bahite banyura inyuma. Ni ukuvuga ngo bahite banyura inyuma y'Umurambi, bahite badeboroda binjire mu Rwiririza, bahite bazamuka mu Ruci. Ni ukuvuga ngo bahite nibagera mu Rwiririza bahite bamanuka neza, bahinguke mu binyangara byo ku Muderi, isasu rya mbere riraserubaya. Ibyo byose ni tekinike abazarendo bakoze, ni urugamba bize. Buri munsi w'urugamba uko barwanye hari amadolari babandikiwe ya prime nk'uko umukinnyi aba yandikiwe, aba afite prime uko yarwanye. Urabona ko rero ibintu bimeze nabi, situation ntago imeze neza. Ni amakuru twakiriye mu by'ukuri agaragaza amayeri, agaragaza tekinike ko M23 ishobora kwisanga mu mutego, cyangwa se nanone coalition y'abazalendo nayo ikaba iguye mu mutego M23 yabateza akamashu, kuko yabakubise irabamanura, bashaka badivasinga Nyakiganira bakubita, ariko nanone iragenda ifunga neza. Imaze gufunga neza
hashobora kubamo habayemo kuba bafungura kugira ngo aba bazarendo binjire mu kamashu, kugira ngo aba bazarendo baze neza, baze barigate ku cyuma cyande, ku cyuma cya Muchoma. MA23 hari ibyo yabapangiye, ariko nabo nk'abantu ubona ko bari gukurira muri iri rushanwa, kuva baza MA23 itarabakura za Bibatama, kuva baza MA23 itarabakura Gasenyi, kuva baza MA23 itarabakura Gatoyi, kuva baza MA23 itarabakura hakurya ya Nyarepe, urabona ko nabo bari gukurira muki mu irushanwa. Ibintu birakomeye rero. MA23 idacunze neza, uyu mujyi wa Rubaya ushobora gufatwa, ariko MA23 nayo nta kosa na rimwe yakora ryo gutuma izi takataka zinjira Ngungu. Nta kosa na rimwe MA23 yakora, kuko turabizi ko abazarendo batarenza amavi. Anytime muraza kumva icyo bita matokeo, urugamba rwa saa 11, urugamba ruraza kuba rurw'amagasa, urugamba rwa saa 9. Mwitege ibitero by'indege bishobora kugabwa muri iri joro, mwitege impinduka ku mirongo y'urugamba yose, ko anytime icyo bita ikibuga gishobora gucurama. Icyo ni ukuvuga ngo ibintu bishobora guhinduka ku munota wa nyuma, cyangwa se wazarendo bakaza MA23 ikabatoragura amatekwa, kuko baje muri headquarter, baje neza, barimo baraza neza, binjira muri axe muri brigade ya Colonel Sabimana. Ubwo bisa nkaho kwa Major Juste byanze, bagiye guciriya Kanyaru Runigi, ubwo ni Kanyaru Runigi, bagahita bashobora gufata shuwa yo kubanza kurasa Ngungu, cyangwa se bagafata shuwa yo kubanza kuzamukira Murambi, cyangwa se bagafata shuwa yo kunyura hangaha muremure. Ubwo ikirashobokera biraba ari shuwa yabo, ariko urugamba magingo hangaha rugeze, urabona ko n'urugamba rw'amagasa, n'urugamba rw'imberenge. Ngewe mu kanya kuri Kivu Iwacu abantu babwiye uburyo ikibuga cy'indege cya Bangkok cyongeye gutumukirwaho n'ivumbi, nyuma y'uko intare za Sarambwe zigize gute nacyo zongeye zigasubiza imyotso mu nkovu, zongeye zikacyotsa, zongeye zikagicanaho iki umuriro. Hariya nibyo byari biriho n'ibitero biri gutegurwa muri Plaine de la Ruzizi. Ariko nanone tukagaruka no ku bitero by'aba Janvier Karayiri Coalition. Ubona ko abazarendo bose bishyize hamwe, dore ko nabo bari kurwana bazanye icyo bita itangazamakuru. Ndabakunda cyane rero, mwana ndake rwose, Imana ibarinde, ariko turakomeza dukurikirane ibigezweho ku mirongo y'urugamba.